Nizere ko mumeze neza cyane mwe mukunda 93 n'ibice 9 SKFM wa gatandatu mwiza bari no kureba ikiganiro ndari ku cyumweru cyiza bitegura kujya gusenga namwe icyumweru cyiza abadive namwe mwasoje isabato nziza Kazungu Clever umeze ute umeze neza ibyo wavuze birahanu harya ubuhanuzi wavuze burahanuya niko babivuga burasohoye ntabwo burasohora harabura gatoya ariko ndabona uretse umupira utungurana ariko ndabona Rayon Sport kuri finale na Al Hilal Rayon na Al Hilal ndabona Rayon itsinda Jamus muri kimwe cya kabiri ndabona Al Hilal itsinda Gor Mahia Kazungu muri kimwe cya kabiri Sekafa 22 noneho kandanda igatembera tukabona umupira utandukanye no twabonye uyu munsi hari ukujurira Kazungu Sekafa ubonye uyu mwaka 2026 navuga ngo Rayon Sport nizamukanye amanota 9 ku 9 nta yindi kipe ibikoze harya nabyo 9 ku 9 itsinda rya mbere na 6 itsinda rya kabiri na 5 na 6 na hari na 6 itsinda rya gatatu bivuze ngo abatemera hari ingingo Pepe Guardiola bamusaba imbabazi abashidikanya kuri hari ingingo Jesse mushidikanya muri imikino yo gukuranwamo umuhungu wawe se imikino yo gukuranwamo umuhungu wawe wamubonye imyenda amaze kuyivanamo ateretsemo ikabutura na varezi nazagira ikintu atangariza abantu gikombe uragitwara cyangwa ntabwo ugitwara umeze utenda mikoro Kazungu umeze neza meze neza cyane abonye SKFM wayikoreye badge zayo zihariye nanditseho SKFM urabona ko muri Sekafa abantu barishimye cyane Nero Kazu umuhungu wawe Wasiri duherukana ndabanza kubaza duherukana hano n'ubundi duherukana kwa gatandatu wiyama uvuga uti ntabwo dushaka amatike y'ubuntu ntabwo dushaka abantu bijira ubuntu si umuco wa Rayon Sport si umuco wacu we bukeye murakina nibyo na KFZ mutsinda Taska ariko abantu baravuga ngo Rayon Sport izatsinda Al Hilal giye mu mbondanyizanya navuga nti Rayon Sport izanganya amahirwe menshi nayo kunganya kagira 7 Al Hilal kabiya mbere Rayon Sport kaba yatsinzwe neza best lose nirihe banga Rayon Sport ifite Rayon Sport muri 11 hari abakinnyi 9 bashya babanjemo bavuye ahantu hatandukanye batamenyeranye ubwabo bahurira muri Rayon Sekafa Kagame Cup igiye gutangira baratangiye Rayon Sport Sekabange naganijuru nibo bari basanzwe muri Rayon abandi bose yaba Didier wavuye muri Gorilla wo munyarwanda ariko yavuye muri Gorilla ntiyari muri Rayon Sport abandi 9 ntibari muri Rayon ahubwo bigatandukana na Mukeba sinabura kumuvuga Aperi itsindwa 5 na Gor Mahia abakina 8 bari babanje basanzwe muri Aperi batatu gusa aribo umuzamu Sirwane Maduzon na Mani Michel batatu gusa nibo bari babanjemo 8 bamenyere muri Aperi batsindwa 5 ibyitwa zari Rayon Sport ifite 9 bashya itsinda KVZ batinduko yoroshya Zanzibar Sinda Taska yakabirijwe amagambo menshi none itsinze na Al Hilal babakina 9 bashya ba Rayon Sport isoje itsinda nta gitego yinjizwe Rayon Sport harya skona gashya anakora gashya Wasiri rero aracyakora umuzamu wa Rayon Sport mushya nta gitego ratsindwa umwanya ni wa Wasiri Wasiri gira icyo ubwira abafana ba Rayon Sport ijambo rimwe bari kugusuza abafande bari sawa twasuze abashinzwe umutekano hano kuri stade nabo nabakunzi ba SK yego benshi nurusha abana niyo mpamvu yambwira neza bagaseka nkavuge nti bitatu cyangwa 5 bya SK biba bikomeye cyane abantu bari live akakanya bikomeye cyane abantu bari live akakanya 5 bya SK kuko buryo ushobora gufata abari muri stage bakabona ibihumbi n'ibihumbi aho ni utinyira hari ibiganiro byinshi byasanyitse bya radio na televiziyo bitewe n'ababikoraga ababikoraga iyo bakomeye bakagenda ibiganiro byinshi bimwe birasenyuka ariko iyo ubona ko nuri muri stage ashobora kugikora nta kibazo aho ngaho gira mu bwo akagira bingahe aho ngaho akagira bingahe aho ngaho ushidikanya akagira bingahe Kazu mbabarira ariko 3 bya SK tubereye kuri abafande kandi n'abari mashuje cyane ku Gisimenti barangwa turabakunda cyane baza kuri match Wasiri rero umwanya nubu
ndi kubwira abakunzi ba SKFM ko ikintu cya mbere gikomeye cyane Rayon Sport yakoze no gutangira pre-season tutari gushaka abakinnyi ba Rayon, ahubwo abakinnyi ba Rayon aribo bari gukora imyitozo, kubera ko twari dufite ikibazo gikomeye cyane mu myaka yatambutse yaho Rayon Sport yatangiraga imyitozo iri gushaka abakinnyi bazakinira Rayon Sport. Basanga dufite abakinnyi 15 20 bari muri test aribo tuzakura bari mu igeragezwa mu Nzovu, ariho tuzakura abakinnyi bazasinyira Rayon. Ariko buri muntu wese wakandagiye muri kampu ya Rayon Sport yari umukinnyi wa Rayon Sport. Iyo ni intambwe ya mbere twateye, ibintu tutari dusanga. kuvuga ngo Jingle yahageze, Jigiba yahageze, Moderi, Chaprao umwe ku wundi. Noneho ugasanga umutoza wa Rayon Sport we arimo ararwana mu gihe abandi bari gukora pre-season n'ibyo bazakina, bari kurwana no kubona abakinnyi bazamukina no kuyungurura. Ugasanga nk'ibyumweru bibiri bya mbere nibyo gushaka abakinnyi. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, ariko ngira ngo nimbeho ya Gicumbi nabo banza hari ibanga. Oya, Gasogi nayo yagiye ariko izagaruka ari yayi. Na polisi nayo yagiye. Ese ubu nazo zahari cyane. Mu Rwanda haba urweganwa. Kubera ko yakoreye umwero Gicumbi zose zagiye Gicumbi. Bose bagiye ariko kuko niba ari ibibuga Ingoma, ikibuga kirahari, Nyagatare ikibuga kirahari. Aho ndavuga mu ntara. Rubavu ikibuga kirahari, sinzi ariko se wenda hari Etincelle na Marine. Ariko sinzi ko mu ntara ibibuga birahari. Kino leta yadukoreye no kubaka ibibuga. Sinumva rero ko ikibuga cya Gicumbi gishya ko amakipe yose akwiriye kujya gukorera imyitozo Gicumbi. Abenshi rero niho bari. So bagiye ariko na Gicumbi nayo ni hari. Icupa ni yarinde. Nta mutobe wabona. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane Rayon Sport yakoze no kuzana ijisho rireba abakinnyi. Ijisho rireba abakinnyi. Perezida wa Rayon Sport ni umuntu kuva mu bwana bwe ku myaka ya 28 yari meya w'akarere ka Nyanza. Kuyobora arabizi, ariko ntago ari umuhanga mu by'umupira w'amaguru. Ashobora kubimenya, yanatanga igitekerezo n'inama, ariko hari abamuri hejuru mu kubimenya. None bashobora kumenya umukinnyi ukina neza muri Benin, bashobora kumenya umukinnyi ukina neza muri Niger, bashobora kumenya umukinnyi ukina neza mu gihugu cy'u Burundi, bakaza bagatoranya abeza mu beza bafitinga muri Rayon Sport, kandi batishe ya mafaranga Rayon Sport isanzwe itanga abakinnyi, isanzwe yishyura abakinnyi. Niba ari bya 15,000 twe dusanga ya bije n'ubundi yakoreshaga. Abahanga bavuga ko iyo bije n'ubundi yavamo abakinnyi beza bajyanye n'urwego rwawe. Yego. Abo ngabo rero nibo twazanye babahanga baturebera abakinnyi. Niba warishuraga 15,000 umukinnyi wenda witwa Runa Musamajari utigeze ubonaho, hari umuntu wazana ijisho ryiza ukabona umukinnyi 12,000 cyangwa 15,000 n'ubundi, ariko wisumbuyeho none waba mwiza kuruta ayo wahaga Basane utamuzi ngo hari umuwinga uvuye muri Kameruni. Inshuti yawe magara akazi igiciro cye cyise cyikuba yo wagombaga kumushyira mu bafana bamukomeye amashyi cyane. Ubu rero twahinduye umuvuno, twazanye ijisho none riturebera abakinnyi. Rayon Sport ikeneye mu winga, yego gukoresha akaye kaguru akanaka, uwo nguwo ni eri 3. Rayon Sport igatanga ishoboka byose kugira ngo ibone eri 3, kishyura miliyoni 15 kazitanga kukishyura wa mukinnyi yabonye. Rayon Sport ikeneye umuzamu Olivier ibiganiro byananiye, ariko hagati ndaribagirwa. Twakomeje kwibaza kubera iki Zuberi atarabona n'iminota 5. Zuberi ngo afite imvune. Ni amakuru twumva yararugo. Zuberi yaje atameze neza cyane. Icyo umutoza Mwambari Serge ari kumukoraho no kugira ngo aturane n'abandi none muri fitness. Ni byiza. Abanza tume amenyereza kuko apari yuko turi muri Sekafa Kagame Cup ariko ni na pre-season. Abantu bataza gushukwa n'ikintu cyuko turi muri competition. Yego tuzitwara neza. Ni ngombwa. Ntago tuzabwira abantu ngo urabona ni pre-season. Igikombe gerega ngo mwaviremo mu matsinda ngo yari pre-season mubesha. Ariko ni ibintu bibiri, no guhuza ibintu bibiri. Urashaka igikombe kandi ushaka n'urwego rwiza rw'abakinnyi. Ni nayo mpamvu match ebyiri zose zifungura. Jingare ntabwo yigeze asoza match. Uyu munsi yasoje. Uyu munsi yakinnye match 90. Yakinnye iminota, nukuvuga ngo yasorezaga match ya mbere asoje 60, undasoreza kuri 60 rwose ururimi rwaga ruri hanze. Ariko noneho iyi minsi yose itambutse umutoza yamuteguriraga kureba Jingale yashobora gukina iminota 90, akina iminota 90. Isa Jigiba ntabwo yarenzaga umunota 75. Nawe yabaga yarushye. Ariko ubu noneho bamwongeyeho iminota 10 yagejeje ku munota 85. Rayon Sport igomba gutanga umusaruro, ariko turi no muri pre-season, turi no gutegura abakinnyi. Sekafa iravamo, turajya muri Super Coupe iravamo, tujya muri CAF Confederation Cup. Ibyo ni ibintu byose tugomba gutwarira icyari. Ibyo rero biraturuka hejuru kuri abantu bafite amaso meza yo kureba abakinnyi. Niba hari abataramira neza, abahari bo bameze gute, batanga umusaruro.
Rayon Sport ifite abakinnyi nanjye njya ndeba nkavuga ngo hano habanzamo nde tukarekana. Tony Kitoga umuhungu wawe ntawe uhari. Ntabwo araza. Tony Kitoga ntabwo araza. Christian ngo yaragizemo imvune ariko nawe twabonye asimbuye. Christian yavunikiye kuri Rayon Day. Munsi w'igikundiro yakinnye match minota mike anakoresha imbaraga nyinshi. Birangira avunikiyemo. Rayon Sport ariko Imana ishimwe ko yasimbuye uwameze neza. Yagarutse. Kuri bya bindi ngo habanze nde arekende. Mubaraka yaje. Christian kuri ndeshyere kuri gatandatu. Kura kunagenda Kazu gutya. Harya agenda gute Kazu? Christian. Agenda nabyigana se nabonye ari uwo byigana ho. Wa agenda guri hari kunagenda urabona amadike no muri hari kunagenda. Hari kunagenda gutya. We urabona asa nk'uri gushya mu birenge. Agenda uko. So ibona Kazu? Nikagenda. Wasiri rero yaraje ko. Abo bakinnyi bose rero habe ufite fitness, habe uri kurwana no kwibona, habe wavunitse uri mu nzira zo kugaruka mu kibuga. Abo bose bagomba kuba ari abakinnyi batanga umusaruro muri Rayon Sport. Ndabamenyesha ko mwabonye umuzamu witwa Yves. Rayon Sport yazamuye. Ariko dufite umwana twavanye mu ikipe baterenyeje imyaka 20 mu bahaye kare. Yitwa Aimé Christian. Wabonye ko rifite umutozo muzungu w'abazamu. Mu bahaye cyane. Uwo mwana w'umuzamu mu bahaye kare. Ibyo byose rero ni ibituma Rayon Sport ikomeza kuba nziza kuko dufite squad nini irimo karite zose z'abakinnyi beza ku buryo ufite fitness uwavunitse n'ufite umwanya wo gukina. Ibisubizo birahari. Bose ibisubizo biba bihari. Ibyo rero navuga ko ari bimwe mu bintu bifashije ikipe ya Rayon Sport kugira ngo igere muri kimwe cya kabiri. Hanyuma rero Super Coupe nabonye bazanye hafi aha. Ahubwo cyane ugomba kukikubaza. Gasana. Urahera kuri polisi. Polisi urayishobora se? Polisi? Musanga yaragiye, Erija yaragiye. Ntabwo ari umutego. Yakubo yaragiye. Ntabwo ari umutego baguteze. Kazungu Clever. Hari n'abantu numvisha bavuga ngo bagoretse tombora. Ubundi yo tombora iri bube. Ariya tombora no kangahe. Tombora ni uwa mbere n'uwa gatatu. Yego. N'uwa kabiri n'uwa kane. Kiyovu yabaye kangahe? Ya gatatu. Ya mbere ni APR, ya kabiri Kiyovu ya gatatu. Harya? Ya kane polisi. Harya hatomborana nyine uwa mbere n'uwa gatatu. Oya, ibyo biba bipfuye burya. Iratombora irapfuye. Oya, kandi ariko bisanzwe. Tombo niko bisanzwe ariko batombораga nabi. Tegeko niko ryari sanzwe bimeze. Ntabwo tuza. Ahubwo nuko bihindagurika. Oya, ubwo icyo uvuga ndacyumva. Wasirumva icyo avuga. Kuki uyu munsi? Ukwita ryari rimeze. Uyu munsi nibikomeye ari ya kane. Birahinduka. Bikaba ibyo. Ubwo nari ntarabyumva. Ariko iburayi uko batombora mbirebera muri muzira kipe zirwana no kuzamuka muri championship zijya Premier League. Bahazamuke zibyiri za mbere. Noneho enye zisigaye. Azamuka iya mbere n'iya kabiri. Iya gatatu igahura n'iya gatanu. Iya kane igahura n'iya gatandatu. None izitsinze zigazahura finale. Iwacu rero bihora bihindagurika. Icyo kintu uvuze Ferwafa ntabwo dukeneye kuzongera kubona niba haje igikombe cy'ubutwari. Ni urugero. Niba polisi ari iya kane, polisi niba ari iya gatatu, iya kane ari Kiyovu, urumva ngo iya mbere izahura n'iya kane. Mbega uhita ubibona ko habayeho gukwepa polisi. Polisi irekewe Rayon Sport. Kuri iyo kintu uvuze. Ibyo rero iyi tombora uko yagenze iyo niyo nemera. Yego. Iya mbere n'iya gatatu, iya kabiri n'iya kane. Ariko nidushaka ubutaha ko tuzabona niba polisi ari iya gatatu bigahita bihinduka ngo iya mbere izahura n'iya kane. Oya. Ibyo niko nifuza ko biri buze. Yiba ko hari ukoroherezwa. Ngira ngo nicyo kintu ushaka kuvuga. Tombora imyaka yose Ferwafa. Yego. Uwa mbere ahura n'uwa gatatu, uwa kabiri agahura n'uwa kane. Uko mwatomboje ubu niko bigomba kuba mu gikombe cy'ubutwari. Imikino yose isaba ikipe enye, iya mbere ihura n'iya gatatu, iya kabiri igahura n'iya kane. Tutitaye rero kuvuga ngo ikipe imyanya yabonye. Icyo wasiravuga nuko ubushize mu gikombe cy'ubutwari iya mbere yatomboye iya kane. Iya kabiri tombora ya gatatu ntabwo ari byo. Urumva ko uwa mbere itomboye uwa kane nuko ngutomboye woroshye cyane. Kandi warabaye uwa mbere. Ariko uwa mbere gutombora uwa gatatu ntacyo bitwaye cyane. Uwa kabiri ni kimwe no kuwa mbere atatombora uwa kabiri. Ngo uwa gatatu tombora uwa kane we ntibishoboka. Nuko ngo abanyantege nke baratomboranya, abakomeye baratomboranya. Ariko kugira ngo bigiremo imbaraga no kuwa mbere atombora uwa gatatu, uwa kabiri agatombora uwa kane. Icyo navugaga rero ntago ngewe niteye kuri iyo tombora Kazungu. Niteguye gutanga ibyishimo by'umupira w'amaguru. Ibi bintu za KFZ ziri gusogongeraho
ibi bintu za Tusker ziri gusogongeraho na za Al Hilal ngiye kubizana ku butaka bwo mu rugo rero ngiye kubizana ku butaka bwo mu rugo ku butaka bwo mu rugo ko ufite nyirabwo ubu butaka bwo mu rugo ikintu gisigaye ni ukwimura ibi turi gukora muri Sekafa ahubwo jewe nagushyigikira kumbwira ngo ibi turimo gukora turashaka kubyagura mu rwego mpuzamahanga baragikomeza wose urwego mpuzamahanga rwo imyiteguro imeze neza so bibona izo turi gukina ni mpuzamahanga n'ubundi so bibona izo nzahura nazo muri ariko mpuzamahanga mvuga ndashaka kujya mu matsinda ukabigira akamenyero icya mbere ni ukuvuga ngo ngomba gusohoka mbere ya byose ntwara igikombe cya shampiyona ntagitwara nzasohoka ngomba kuba mpari